kwiga ijambo ry'Imana mureke tanze dusenge Mana dushime twagubaje ubane natwe tugiye kwiga ijambo ryawe mu izina rya Yesu amen. Amena. Ugiye kutubwira iby'Imana yaremye ku munsi wa gatandatu. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 24 kugeza 31. Imana iravuga iti siza n'ibifite ubugingo amatungo n'ibiguruka uko amoko yabyo ari inyamaswa zo mu isi uko amoko yazo ari biba bityo. Imana mu nyamaswa zo mu isi uko amoko yazo ari n'amatungo uko amoko yabyo ari n'ibintu byose bikuruka uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Imana yavuga iti turemo umuntu agira ishusho yacu ase natwe atwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'isiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho afite ishusho y'Imana niko yamuremye umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi mwimenyereze ibiyirimo mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'isiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. amena. N'igikururuka hasi cyose. Umurongo ukurikiyeho wa 29 uravuga ngo kandi Imana irababwira iti subiramo kandi Imana yababwira iti dore mbahaye ibimera byose byera imbuto zirimo utubuto twacyo n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo bizaba ibyo kurya byanyu. Kandi inyamaswa yose yo mu isi n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ikintu cyose gikururuka ku isi gifite ubugingo mbihaye ibimera bibisi byose ngo bibe ibyo kurya byabyo. Biba bityo. Imana ireba ibyo yaremye byose nuko byari byiza cyane. Buragoroba buracya. Uwo ni umunsi wa gatandatu. Umunsi wa gatandatu ngo Imana yavuze ngo isi izana ibifite iki? Ubugingo. Harimo iki? Amatungo n'ibikururuka mu isi byose nk'uko amoko yabyo ari, n'inyamaswa zo mu isi zose nk'uko amoko yazo ari. Imana ikibivuga biba bityo. Inyamaswa zihita ziza. Imana irema inyamaswa zo mu isi zose ubona, ingwe, intare, ziriya nyamaswa zose zikaze. Irangije irema n'amatungo. Irema n'iki? ku ishuri iriho inyamaswa zo mu isi. Ziriya nyamaswa zo mu isi n'inyamaswa zo mu mazi. Inyamaswa zo mu isi zose Imana yaziremye ku munsi wa gatandatu. N'amatungo harimo inka, ihene n'inkoko n'iki? Ayo matungo yose nayo Imana yaremye ku munsi wa gatandatu. Yego, n'ibintu bikururuka hasi ku butaka Imana yabiremye ku munsi wa gatandatu. Imaze kubona ko ari byiza ngo Imana iravuga tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Buriya nubona umuntu uzabone ko ubonye ishusho y'iki? Y'Imana. Umuntu uwo ari we wese aho ava akajya